Aha ubu noneho ndagarutse. Iyo umuntu afashe mikoro akenshi mugira ko mubona ko agiye kuvuga. Ese mwibaza ari ibiki agiye kuvuga? Iyi video mbazaniye noneho ndabizi ko ngiye kubasobanurira ibintu byinshi. Umuntu uri ready, umuntu witeguye kuba yayikurikirana neza. Ngiye kuvugamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano ndavugamo ubuzima, hano ndavugamo ibyo duhura nabyo. Umunsi ku munsi ubona abantu benshi barateranira ahantu hagiye hatandukanye, bibaza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese wowe iyo watumiwe nko mu biganiro runaka, uri kumwe n'abantu benshi mwambaye ibintu bisa, ese niki kiba kibahuje? Sometimes muba mufite ikintu kiri kubagenza cyangwa se kibahuje. Ese aho hantu hari ubwo mutuza mukaba mwatega amatwi umuntu umwe? Reka twikomereze turebe ku bintu noneho dusigaye duhura nabyo kuri iyi si. Iyi si turi guhura n'ibintu byinshi, harimo ibintu byanyuze mu nganda, amacapati, amasambusa, ibiraha n'ibindi. Ubwo mubonye iyi ndobo y'ibiraha iri hano, ndabizi murayibazaho ibintu byinshi cyane. Ese kuri ubu buzima tubayemo, ko turya ibintu byinshi byakorewe ku mihanda, ko duhura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese ubona wowe nta ngaruka zabyo cyangwa ntacyo bizadutwara? Uno munsi kera twari tubayeho ubuzima bwiza, aho twacaga nk'ibitoki tukaba twabitara, ugasanga turi kurya imineke, ugasanga turenga imitobe, ugasanga nyine ibintu bimeze neza cyane. Ariko umunsi wa none biragoye ko ibyo bintu twabikora, ahubwo ubuzima bwacu bumeze nk'aho bwimukiye ahantu nyine turi buze kugarukaho muri aka kavideo. Reka dukomeze twirebere ku bintu byinshi bigiye bitandukanye tugenda duhura nabyo. Uno munsi imbuto baziturangira kuzikoresha nk'ubuzima bwacu busanzwe kandi bwa buri munsi, kuko zizwiho kuba zaturinda ndetse zikanatuvura indwara zigiye zitandukanye. Ariko biragoye ko umuntu wese yazibona kuri ubu. Biragoye ko kuzikoresha ku buzima bwawe bwa buri munsi bigoye, kubera ko usanga ari nazo kuri ubu ngubu zisigaye zihenze cyane. Uribaza ni iyihe mpamvu zihenze? Nuko bamenye nyine ko ari ryo banga. Biragoye rero ko umuntu wese yajya abona imboga, yajya abona imbuto, kuko ntabwo zibonwa na buri wese. N'uzibonye ni nka wa wundi wo mu cyaro ushobora kuba yakeza nk'imbuto zimwe akaba ari zo ahora arya igihe cyose. Hano reka twikomereza. Abantu ba kera bari bakomeye, banarambaga iminsi myinshi cyane. Nta rindi banga bakoreshaga, bo baryaga ibiryo by'umwimerere. Ugasanga bahitekeye ibijumba, bitekeye ibishyimbo cyangwa ibikoro, ntihagire n'umunyu banashyiramo rimwe na rimwe, cyangwa se nta mavuta. Ugasanga ubuzima bwabo burakomeye cyane, ugasanga buri ku rwego rwo hejuru pe, ku rwego rugaragara rwose. Niyo mpamvu umuntu wabonaga kera amukoraho, n'umuntu wa kera iki gihe aba agifite imbaraga kurusha umuntu uri kuvuka ubu ngubu. Ariko no munsi turi kwirira imiceri, ibishyimbo byuzuye amavuta, hafi aho na za mayoneze. Nyine bino bintu bya gisirimu, ibi bintu biri kudusirimutsa, ntibidutunga iminsi mike, ariko nyuma y'igihe gito ndabizi neza ko ubuzima bwacu buraba buri mu kaga. Ese wowe iyo utekereje kuri ibi byose, ugatekereza ku bantu ba kera n'imyaka bamaraga, ariko uno munsi ugasanga nta n'umuntu kibaho igihe kirekire, ubona ari iyihe mpamvu? Ubona biterwa n'iki? Niba uri umuntu uzi gushishoza cyangwa ukaba wakora ubushakashatsi, nawe uzabyirebere kandi ndabizi uzabibona neza. Uno munsi uri gusanga abantu benshi kubera amafunguro duhora dufata ya buri munsi. Hari abantu bari kurwara inzoka, hari abantu bari kurwara indwara zigiye zitandukanye, nk'amakanseri, amadiyabete, imivuduko. Izo ni indwara zugarije abantu bari kuri iyi si. Kubera iki? Iyo amafunguro dufata, ni bya bikoresho by'ikoranabuhanga duhura nabyo buri munsi, ni hantu tugendagenda, ni ya myuka duhumeka. Kubera iki ibintu byose byarahumanye, ni bya biryo turya byanyuze mu nganda, nta hantu wabihungira. Iyi si tubayeho niko imeze. Rero ntuzabona umuntu ari kurwara indwara zitandukanye n'izo yahuraga nazo, ntuzabyibazeho. Uno munsi hari ibiyobyabwenge turi kubona, cyangwa se abantu bakunda inzoga. Reka simvuge ibiyobyabwenge. Abantu baravuga ngo yagiye gufata agacupa, ngo yajyanye n'abajyama, ngo yagiye gufata agacupa. Inshuti yanjye, ibi bintu tuba dufata, uramutse ubifasheho ubushakashatsi byose neza, ndabizi ko wasobanukirwa aho turi kwerekera. Ndabizi uramutse usuzumye inzoga ahantu ituruka n'ibiba biyirimo, za alcohol zirimo, amasukari arimo, ndabizi ko wagerageza kuba wasobanukirwa byinshi kurushaho. Noneho narumiwe, ejo bundi nabonye n'ahantu handitse hari inzoga, icupa ryayo ryanditseho ngo ni Satani, na Satani yaje mu nzoga. Noneho ubu ngubu ubuzima turi kujyamo buragoye cyane, buragoye rwose.
nawe tekereza, bagafata inzoga ku icupa ryayo bakandikaho satani ndetse bakanamushushanyaho, nawe warangiza ukayinywa. Rero niyo mpamvu abantu benshi aravuga ngo ndanywa satani ku buryo nta muntu unyegera. Amahirwe dufite uno munsi hari imiti imwe n'imwe ikoze mu mboga n'imbuto n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, ku buryo cyagiye wakoresheje wahuye na bya byonyi by'umubiri cyangwa wahuye na biriya tumaze kuvuga ahangaha twatambutse, ubu ngubu ufite amahirwe y'uko hari ibyo wagenda ufata bimwe na bimwe bikagufasha kuba wagira ubuzima bwiza, cyangwa bikongera bwa budahangarwa bw'umubiri wawe mu gihe utabashaga kubona za mboga cyangwa na za mbuto. Ariko uno munsi biragoye ko abenshi babikoresha, n'uwo bibwiye ahita avuga ngo ni ubuzima twibereyemo, kandi we ntamenye neza ko mu mubiri wiwe harimo imyanda myinshi cyangwa harimo uburwayi bwinshi bugiye butandukanye. Ariko iyo tubonye igisubizo cyatwegereye, abenshi ntabwo ariko tukibyaza umusaruro, kandi nabwo imiti yose uzabona ntabwo ariko izagufasha, bizasaba nyine nawe ukora ubushakashatsi bwawe, kuko hanze aha hari imiti ikora hakaba n'idakora. Ibyo ngibyo bisaba ngo ubanze ubimenye kandi unabyiteho. Inganda naguherezaho urugero cyangwa uzakoresha imiti yazo. Hari uruganda rwa mbere bita Nature's Way. Uru ni uruganda ruri ku mugabane wa Amerika, rufateho amakuru nurangiza ujye ukoresha produit zikorwa narwo. Hari n'uru bita DSM, uru ni uruganda ruri ku mugabane w'Uburayi, uru narwo rufateho amakuru ujye ukoresha product zituruka muri uru ruganda. Hari n'urundi bita Weda, ruri muri Amerika, narwo ni uruganda rudukorera cyane cyane n'ibikoresho bya siporo cyangwa na product zigabanya umubyibuho ukabije. Izo ngizo numara kuzifataho amakuru neza, uzajye ureba uburyo ukoresha product ziturutse muri izo nganda. Nanone ahangaho ubuzima tubayemo bwa buri munsi nuko bugenda buhindagurika. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na John Paul. Ndabashimiye, kora like, share na comment, ubundi tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane kuba